ibitangaza yakoze benshi batageze bamumenyaho. Ese kandi n'uruhe rugendo yagenze akava mu cyaro iwabo akaza mu mugwa mukuru w'u Rwanda ariwo Kigali, hanyuma akaza kumenyekana ndetse na benshi bakamukunda? Sobanukirwa byose niba wageze kuri Overworld TV Rwanda, ikaze mu muryango mugari dusobanukirwe byose bijya imbere kuri ya mpano mwakunze kandi mukamenya, ndetse kandi benshi bakunda ibiganiro agenda akora ku ma YouTube channel agiye atandukanye, ndetse n'ibiganiro byinshi yagiye aganirizwa abenshi bakagaragaza ko babikunze. Ikaze, sobanukirwa byose naho njye mugiye kubana. Nitwa Thomas. Uyu muhanzi ni umwana muto, afite imyaka 25. Uwo yitwa Uworizagwira Florien. Yatangiye urugendo rwe rwo kuririmba ubwo yigaga mu mashuri abanza igako ku kigo cy'amashuri cyitwa Mbyo mu karere ka Bugesera. Yagerageje kandi kujya mu gisirikari nubwo bitoroshye cyane, dore ko yumvaga ashaka kujoyininga RDF, ariko byose ntabwo byaje gukunda kubera ko byaje kwanga ku munota wa nyuma, ubwo iya mpano ubwe yumvaga ashaka kujoyininga igisirikari, hanyuma akajyana n'abana bari babaturanye ariko nanone baturiye icyo kigo cya gako cya gisirikare, maze hanyuma bakinjira babana bagatangira kwandikwa. Nyamara ya mpano akaza gusorwa hanze abwirwa ko ari muto, ndetse kandi asobanurirwa byose bijyanye no kuba wakwemererwa kwinjira muri RDF. Ya mpano kandi yakoze imirimo itandukanye, harimo ikiyede aho bubakaga imihanda nanone ndetse n'amazu, kandi yahembwaga amafaranga make agera kuri 2500 ndetse atabasha kurenga. Niko ubuzima ya mpano yagendaga anyuramo, niko bwagendaga bumugora byinshi, cyane cyane kubera indirimbo ze zatindaga muri studio. Avuga ko ari byo bimwe byamudindije bigatuma aba ya mpano y'uyu munsi, ariko ko aba yaratangiye imbere yaho iyo biza kuba byakunda cyangwa afite ubushobozi. Umubyeyi wa ya mpano yashakaga ko yiga mbere y'uko agira ibindi byose akora, akabanza akiga kugira ngo bya bindi ashaka kuzakora bizatangire n'ubundi bimuha umusaruro, ariko n'ubundi ari ku ishuri. Ubwo yarageze mu mwaka wa 6, se wa ya mpano yamwohereje kuba i Nyamata, ahangaha ni mu karere ka Bugesera, ari wenyine. Ahita atangira ubuzima bushya, dore ko kandi bwabanje kumugora, dore ko ari ibintu bitari byoroshye mu kubona ibimutunga, ndetse kandi ari n'umunyeshuri. Dore ahangaha niho byakomeje kuba imbogamizi kandi n'ingorabahizi ku buryo budasanzwe. Ya mpano kandi yaje kubona ibi byose nta hantu na hamwe bizamugeza, kandi muri make binamugora kubaho. Hanyuma afata umwanzuro wo kuva ahangaha bari bamuhereje. Ya mpano kandi afite indirimbo nyinshi yagiye akora, harimo indirimbo yitwa Zikana, indirimbo yakoranye na Fireman. Harimo kandi iyitwa How Are You, iyitwa Bucura, Don't Worry, Uworizagwira. Harimo indirimbo yitwa Inzira yakoranye na Yvan Impano. Gusa yerutse kandi gusohora indi ndirimbo yise Si Byanjye, indirimbo yamenyekanye kandi cyane, ndetse kandi ikundwa n'abatari bake. Nakubwiye ngo ya mpano yaje kuba umuyede mbere y'uko aba ya mpano tuzi uyu munsi. Ya mpano yubakaga umuhanda wa Rwampara. Niba warigeze kumva, wenda Nyagiso yakundaga kuvuga akavuga ngo Akumiro ni ikorosi rya Rwampara. Ni umuhanda urimo amakorosi atari make. Uyu nguyu rero ya mpano yawukozemo. Yakoreye indirimbo ye muri studio ariyo yitwa Unlimited Record. Ikiganiro yakoranye n'umunyamakuru MLN, avuga ko aricyo kiganiro cyamuzamuriye impano, ndetse akaba ya mpano tuzi uyu munsi kuko cyakoze amateka. Studio ya YouTube Music yo yaje kuba ikimenya bose nanone, kuko ariyo yabashije kumenyekanisha ya mpano tuzi uyu munsi, benshi tukanamukunda, tukamusobanukirwa kandi tukamumenya. Gusa nubwo ari urugendo rutari rworoshye, ya mpano avuga ko yabonye ubushobozi bw'Imana ndetse n'byinshi yagendaga ikora mu buzima bwe, kuko akenshi yari umwana benshi babonaga ko azaba ikirara
kandi rwose benshi bari baratangiye no kubizinukwa bavuga ko ya mpano yamaze kuburirwa irengero kandi ko adategereje kuzavamo umuntu muzima. Niko abantu benshi bagendaga bamuvuma. Gusa ya mpano yakomeje gucika intege, ariko nanone akomezwa nuko yiyumvagamo impano idasanzwe. Hanyuma mu gihe ya mpano yari afite 19 yaje gufungwa. Igihe yafungwaga yaziraga ko yafashe umwana w'umukobwa ku ngufu, gusa nanone akaba yaramuteye n'ibindi birwara byandura kandi bidakira. Hanyuma yaje gufungwa. Ya mpano agira ati, njye papa yaje kumamagara ari ku kagoroba, maze arambaza ati, ese muri iki gipangu uyu mukobwa wamusambanyije ko ari byo barimo bavuga? Nuko ndamubaza nti, ibyo urimo uvuga nibyo? Maze papa ansobanurira ko ari byo cyane kandi ko uyu mukobwa yamaze guhuruza abantu buzuye hano mu rugo. Hanyuma ya mpano yahise yiyakira ko agiye gufungwa imyaka 25 ya viyore. Maze nyuma yo kwiyakira yaraje bamuta muri yombi nyine, ariko mu gihe yari ari muri gereza yakomezaga gushengurwa n'agahinda kenshi k'ibyo yaregwaga nyamara we atarabikoze. Gusa mu gihe hakorwaga iperereza, ya mpano yaje gufungwa amezi 2 yose kugira ngo hamenyekane ukuri. Uyu mukobwa yaje gupimwa asangwa atarigeze asambanywa muri icyo gihe, ndetse kandi nta n'indwara yigeze aterwa. Ikindi kandi nta kintu na kimwe kigaragaza ko ihohoterwa ryamukorewe muri icyo gihe yabivuzemo byabaye. Ya mpano mu mashyi menshi yasohotse ava muri gereza. Ubwo ya mpano yari ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, umuryango we wimukiye mu mujyi wa Kigali. Gusa yakomeje ubuzima bwe aho yabaga kwa mushiki we Bugesera. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ya mpano yasubiye mu mujyi wa Kigali kuko yari asoje kwiga kandi yararangije amashuri ye yisumbuye. Ya mpano akirangiza umwaka ntago byamukundiye kuko ubuzima bwakomeje kumugora mu mujyi wa Kigali, ashaka buri kimwe cyose yitunga ndetse yiyambika. Yabonaga ubuzima bwe nta kintu na kimwe buzageraho, kubera ko kandi byakomezaga kumubera imbogamizi. Nyamara kandi afite ababyeyi, yahise afata icyemezo kugira ngo asange ababyeyi be iyo bari barimukiye, dore ko bari baravuye mu mujyi wa Kigali kandi rwose bari baragiye i Rulindo. Ya mpano ati, byabanje kungora, ariko nanone nicyo cyemezo nagombaga gufata kuko byari bigoranye cyane. Ubuzima n'ababyeyi banjye numvaga ntashobora kuba mu rugo bitewe n'imyaka nari mfite nk'umusore ukunda kubyukira iwabo, nyamara nabo babona ko nta kamaro afite. Nagombaga guhaguruka nkajya gushakisha amafaranga nkayahiga kugeza igihe nyaboneye. Gusa nubwo byaje kungora nkaza gusubira mu rugo, hari ikiganiro ya mpano aherutse gukora, hanyuma abazwa icyo avuga kuri Bruce Melody nk'umuhanzi wari uzwi cyane kandi wari uri kuvugwa muri icyo gihe. Maze ya mpano asubiza mu ijwi rituje agira ati, Bruce Melody ntabwo muzi, nta kintu na kimwe muziho kuko tutigeze duhura ngo tugire byinshi tuganira. Ya mpano kandi yakomeje gusobanura ko mu by'ukuri niba Bruce Melody nta kintu na kimwe barahuriraho ngo baganire, nta kintu na kimwe ashobora kumuvugaho. Bamwe mu banyamakuru ndetse kandi na bamwe mu byamamare bakomeje kuvuga ko ari ubwishongozi bwa ya mpano. Hanyuma we agaragaza ko mu by'ukuri ariko abyumva kandi ko badakwiye kumutera amabuye bitewe n'igisubizo yatanze. Kandi niba batabyumvishe neza basubireyo nanone babyumve neza. Nyuma ya mpano yaje kugaragara mu gitaramo cya The Ben. Ubwo nanone yaje kubazwa ukuntu nanone yageze muri iki gitaramo cya The Ben, avuga ko icyatumye atarama ari kumwe na The Ben hari benshi bafite amaboko akomeye babimufashijemo, harimo nk'uwitwa Muyoboke ndetse n'abandi bari bazi ya mpano, maze bamufasha gutaramana n'iki cyamamare ari we The Ben. Gusa ya mpano agaragaza ko yishimiye iki gitaramo kandi ko yabonye ko abantu bamukunze, maze avuga ko
hari indirimbo itegerejwe azakorana na The Ben. Ati iyi ndirimbo ishobora kuzatinda ariko uko byagenda kose izasohoka. Reka natwe dutegereze turebe niba iyi mpano ya mpano ishobora kuzamurwa cyane ku rwego tutazi, ndetse kandi niba ashobora kuzakorana indirimbo na The Ben. Wakoze kudukurikira, wakoze gufata umwanya wawe hanyuma tukabana muri iki kiganiro cyose. Ndagushimiye niba wakoze subscribe kandi ugakanda like. Imana iguhe umugisha, ukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Sabri best.